ugasengera uburyo wagira iherezo ryiza shuke. Imana irabisobanuye ngo none rero ngo ariko abantu bahinduriye benshi gukiranuka. Ubuhamya bwawe ntagutuke ni Kristo. Uwo wabwira siramu asi ayima, uwo wakizera tazigira guhemukira ni Kristo. God bless you. Buri muntu wese Imana imumugisha ujye ubana natwe. Turi mu bihe byiza byo gusenga Imana kandi tubabwira ngo muhunge icyaha. Rero uyu munsi we ntabwo usanzwe, ntabwo ni umunsi turi ku munsi mwiza, ariko ubuhanuzi bukomeye. Tugiye gusoma amagambo y'Imana akomeye ari mu gitabo cya Daniel. Banafite Bible barambure muri Daniel ibice byaho 12 tura ku murongo wa mbere tugeza ku murongo wa 5. Ariko mbere yuko twasoma amagambo y'Imana, reka dusenga Imana. Turagushimira Mwami wacu Yesu Kristo wabanye natwe mu isi yose yatambutse. Uraturinda, urinda igihugu cyacu, urinda n'umuntu wese ukwizera n'abatakwizera, barinda kubw'urukundo rwawe rukomeye. Hereza umugisha udukurikiye, neza y'Imana ibekuriwe, in the name of Jesus, amen. Imana ibiteho cyane kandi Imana ibagirire neza, kuko ni ibintu bikomeye Imana, kuko yandinze nawe ikakurinda. Ariko sinabura gushimira umuntu wese ujye ugaragaza ko atuba bugufiya. Umunsi n'amagambo y'ubuhanuzi akomeye ari muri Daniel ibice byaho 12 ku murongo wa mbere turageze ku murongo wa 5. Haravuga ngo Daniel yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Haravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya ahagararira cyangwa ahagarika abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Yego, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo w'isanzure ry'ijuru, n'abahindure benshi gukiranuka cyangwa abahindure benshi abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniel bumba igitabo ugifatanyije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazasharajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Ubwenge buzagira gute? Buzagwira. Nuko njyewe Daniel nditegereza, mbona abandi bagabo 2 bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi yo hakurya. Daniel arafika amagambo n'abambonone wale. Tumenye ko turi mu minsi y'imperuka. Tumenye ko turi mu minsi yanyu. Tumenye ko igihe ari gito cyane. Uzasa ntabwo azatinda. Uzasa ari we Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana. Iyo tubivuga, iyo tubihamya, abantu ntibabyumva. Daniel arandika vuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya ahagarara abantu bawe azahaguruka. Sabari igihe cy'umubabaro, marayika arahagurutse. Kandi igihe turimo cyangwa tugiye kwinjiramo, tugiye kwinjira mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho ukundi. Sabwe guhunga icyaha.
umuryango uhishwe. Izere Kristo, izere amaraso Yesu, izere imbabazi ze, izere kutabara kwe, izere gukiza kwe, izere ubutware afite. Ngumwizere nubwo yaba yarapfuye azabaho. Ndanezerewe cyane. Aravuze Daniel ari guhanura, aravuga ngo none saho gusa bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no kumwara. Yo la bena starangana imuka feance. Icyama kongera ukagira mutima wo kubwira Imana ngo Mana uzamperezo ryisa, cyangwa ukongera ukagira agahinda mu mutima ugasengera iherezo ryawe, ugasengera uburyo uzasoza urugendo, ugasengera uburyo wagira iherezo ryiza shuke. Mana irabisobanuye ngo none ngo rero ngo ariko abantu bahinduriye benshi gukiranuka. Haleluya. Bazaka nk'inyenyeri abahinduriye, abantu bahinduriye benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri, kandi izina ryabo ntabwo Uwiteka azigera asibanganya mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Mu kindi Kinyarwanda, uwizeye Kristo aba yizeye umwami w'ubugingo, uwizeye Kristo aba yizeye umwami uhoraho, uwizeye Kristo nawe yarapfuye azabaho, uwizeye Kristo ni udakorwa n'isoni. Mana ishimwe. Reka nkwibutsa akantu gakomeye. Bibiliya bisobanura ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. None se ni Bibiliya isobanuye gutyo, ninde wo kwizerwa? Ni Kristo wo kwizerwa. Kwibutse ko niwizera imbaraga z'abakomeye zizarangira, niwizera imbaraga z'imiryango zizarangira, niwizera imbaraga zo mu kazi zizarangira, niwizera imbaraga z'amafaranga zizarangira, yo niwizera imbaraga z'ubutunzi zizarangira. Uwizera yizere Kristo, ugisha inama ayigisha Imana Kristo, urwanira aganirize Kristo, umenera ibanga rimenere Kristo, wihana yihane kuri Kristo. Naha liponsta anihane anabohoke no ku bantu yahemukiye. Uwo wabwira ibanga ntarimene ni Kristo. Uwo wabwira ubuhamya bwawe ntagutuke ni Kristo. Uwo wabwira siramu asi ayima, uwo wakizera tazigira guhemukira ni Kristo. Uwo warira marira akakumva nakumvira ubusa ni Kristo. Haleluya. Uwo wabwira ibyawe ntibihinduke ngo abibwira abandi ni Kristo. Waguhindura ubuzima bugahinduka ni Kristo. Wavugana na akakugira inama nzima ni Kristo. Hey, Mana ishimwe. Nituve mu bantu twitarura abantu twongere twegere Kristo. Nibyo iri jambo ni waryumva uri mu bantu ariko usanzwe kwitarura abantu, ese bishatse kuvuga iki? Nibyo ba mu bantu, ugira ubwenge mu bantu, umenye ko uwo kwiringirwa ari Kristo. Ni kimwe n'iri jambo ritubwiye ngo rero hunga icyaha cyakirica kuko umunsi w'imperuka wo uri bugufiye, kandi kuza ko Yesu azaza. Narinje gukangura nanjye nikangura. Bani gumugisha, ndagukunda kuba uteka akanya ukumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye Yesu. Hereza umugisha badukurikiye, babarire ibyaha umuntu wese wihannye akakwizera nk'Umwami n'Umukiza. Tange amahoro umutekano, tubiseye tubyizeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. God bless you. Ndabakunda cyane. Ukore subscribe, usangize ubutumwa hose kuri Prophet Rukundo n'umwe muri kumwe no kuri televiziyo yitwa Irasohoza TV. Imana ibishimire cyane. Bye bye.